Béatrice Uwera, nagira ngo ngushimire kuba mwatwakiriye hano kuri MUHAZI FLOWERS BEACH. Nubwa kabiri mpaje, ubwa mbere narahaciye ndareba ndavuga nta ahantu ngomba kuhagaruka, ariko none nkamenya n'amateka yaho, nkayasangiza abo tubana hakurya y'amazi muri diaspora, ndetse n'aba hano hirya no hino mu gihugu bazabasha gukora iki kiganiro bakaba bahamenya bakaza kuhisanzura, kuko ikintu cya mbere nahabonye ni mu rugo. Njye nahita nko mu rugo, kuko kandi ni mu rugo kuko ni sambu yanyu, ni ahantu ku mazi ya MUHAZI, imisozi myiza muraza kubitubwira, ntago ndi buze kubigarukaho ko gisimbizi nkawe. Maze iminsi rero ngenda hirya no hino mu gihugu, ngira ngo wenda wagiye ubikurikira. Ndavuga nti mvuye naciye za Gicumbi, Nyagatare, nza kuza ahangaha, nsanga hari mu minsi mibyizi, ndabana nzagaruka noneho namwe muhari tuganire. Uyu munsi ngize amahirwe murahari aha hantu kuri MUHAZI FLOWERS BEACH. Kuki mwahise iryo zina? Ese amateka yaho ameze ate? Ubundi turaza no gutambagira hano hose, mutubwire. Umwanya ni uwawe, Uwera Béatrice. Urakoze cyane Aimable, urakoze cyane kuba natwe waradutekereje. Twakomeje kureba, wasuye hirya no hino, wagiye Gicumbi, wagiye Rubavu, wagiye Nyanza, wasuye ibintu byinshi bitandukanye. Turishimye ko natwe wadutekereje ukahaca wigendera, ariko kumva ko ugomba kuhamenya byimbitse. Ni igitekerezo cyiza. Mbajije amateka y'aha hantu MUHAZI FLOWERS BEACH, uretse iryo zina rishyashya ariko ubundi hahozeho. Turi mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Kiramuruzi, ni ku ivuko niho dukomoka. Ubwo rero nk'uko wabivuze ni mu rugo, niko nabyita, niho dukomoka. Twahisemo bwa mbere kuhatura, turahatura. Kuhabona hangana hatya, twarahatuye, ariko tuhamaze iminsi dusanga dushobora no kuhashyira ibikorwa byatugirira akamaro, ariko bikagira n'abandi akamaro bahasura. Ni ahantu heza cyane kuhareba. Twararebye dusanga turamutse tuhashyize ibikorwa by'iterambere bigendanye n'ubukerarugendo, hamenyekana kurushaho, ivuko ryacu tukariteza imbere, kandi tukahakura n'inyungu, ariko n'abahagenda bakahakura inyungu kubera ubwiza nawe wibonera. Sibyo uvuze, umuntu abibona n'amaso yahaje, n'ahantu hakwiye kugendwa. Ni mu byiza by'u Rwanda. MUHAZI, kera nyiri umwana, hari umwanditsi wigeze kwandika agatabo. Ako gatabo nukabona uzakanshakire, wenda wewe utuye ahangaha mwakabona. Yari afite umukobwa w'inshuti ye, bakorana urugendo ruva Kigali ruza MUHAZI. Ni fiction, ariko yari nziza cyane. Ndayibuka n'igitabo nasomye mfite nk'imyaka 10-12. Nakunze MUHAZI ntarayibona kubera ako gatabo. Uyu munsi nahigereye rero, ariko nkurikije bimaze kutubwira amateka ya hano kuri MUHAZI FLOWERS BEACH, iwanyu, iwawe, ku muryango, nagira ngo kubaze niki kintu gihari cy'umwihariko muri ibi bikorwa murimo mukora. Umwihariko rero wa hano, nk'uko wavuze ko ari mu rugo, ni ahantu umuntu wese yisanga cyane. Ujya kubona ukabona itsinda ry'abakobwa wenda ba diaspora bahuriye i Rwanda, njya mbabona mwataramye, bakavuga bati turaje dutaramira aho ngaho, tukabakira neza cyane. Undi mwihariko uko hateye nka MUHAZI, ubona ari nini, niho ibera nini. Niba uzi MUHAZI, wenda ku Rwesero ubona ukuntu hegeranye. MUHAZI ni hanini, ubona hafite ubwuzu, harakira cyane. Abantu baraza bakahakorera ibirori byiza. Bambwiye ko ahangaha muri ariho MUHAZI ari ngari. Niho MUHAZI ibera ngari. Buri genda yegeranye. MUHAZI iregeranye, kamera nk'akantu
k'akagezi gashoreye gutya, ariko aha niho ibera ngari, ukabona ko kuyambuka bigutwara iminota 5 hafi 10, hagati y'iminota 5 n'10. Niyo mpamvu mwashyizeho ubwato? Niyo mpamvu twashyizeho ubwato, n'ubu turimo turakora ubundi kugira ngo abantu baza hatagira utegereza yabuze ikimwambutsa ngo hamugeze. Iyo ugeze aho winjirira mu bwato, deja uhita ubona umwihariko wa MUHAZI Flowers Beach hano turi. Ni ahantu haremwe neza cyane n'Imana. Twe icyo twakoze ni ukugenda dushyiraho, ni ukuhagira heza tuhita izina ryiza, ni ukuhashyira ibi bikorwa byakira abantu, umuntu yaza nticwe n'inyota cyangwa n'inzara. Mbese Imana irafashwa? Imana irafashwa. Niba wigeze nko kureba hari wabonye ko hari urubyiruko rurimo ruhabyinira, ibi byose ni umwihariko w'ahangaha. Ariko hari inzira ebyiri. Ni ukubera iki? Hari inzira y'amazi, hakaba n'inzira y'ubutaka. Abaca mu mazi kuki baca mu mazi, abaca ku butaka kuki baca mu butaka. Byose ni amahitamo y'umuntu, nibwo bwiza bwaho. Nanone iyo ushaka kugenda n'umuhanda ku butaka, urakomeza ukarenga i Kayonza ugahinguka Ikiramuruzi mu mujyi, ukaza gukomeza uva Ikiramuruzi ukagera Intete, ukagera kuri MUHAZI Flowers Beach. Iyo uvuye i Kigali wihuta nanone, aho uvuga uti reka mpinire bugufi, uragenda ugakatira ahantu hitwa Munyiginya, ugakomeza ukaza kugera kuri MUHAZI Flowers Beach, igice cyitwa Ikavumu, bakakwambutsa. Ikavumu niho hari umuryango wo kwinjira muri MUHAZI Flowers Beach mu mazi. Tugaruke ku mazina meza urimo uvuga. Aha bahita Intete. Iryo zina ni mwe mwarihise cyangwa niko hasanzwe hitwa? Iryo zina rishamikiye ku mateka maremare ya kera, ahantu hayobowe n'abantu b'ibihangange mu mateka y'u Rwanda, ngo niko tubwirwa, ku buryo n'ahantu heraga hari hameze nk'ikigega kigaburira abo mu karere bose. Bakahita n'intete, intete z'ibigori, intete z'amasaka. Izina rifata rityo, hari hameze nk'ikigega, niho hahingwaga hakera hakanagemura. Niba byumvise neza, iryo zina ryavuye ku bijyanye n'ubukungu bw'ubuhinzi, amasaka, ibigori, niho havuye izina Intete. Bahita Intete. Bahita Intete. Intete. Hanyuma uko imyaka igenda yigirayo, niko abantu bagenda banareba ubwiza bwaho, bakaba bahindura imvugo bakayita Intete, bashaka kumininga, gusobanura guteta. Nabyo si bibi. Hakwera intete nyinshi, haba itetero, nabyo ntabwo ari bibi. Twebwe twagize umugisha gusa wo gusanga ahantu heza nk'ahangaha hakaba iwacu. Nagira ngo rero utubwire muri make ibikorwa murimo mutekereza, kuko nabonye murimo mushaka kuhagura, nako ntabwo ari ugushaka, mwatangiye kuhagura. Murateganya ko haba iki, hakorerwa iki mu minsi iri imbere? Ibikorwa duteganyiriza gukora ahangaha, ko waharebye hari urugo d'abord twabanje kuhaba, ari urugo tuhamara imyaka myinshi tukegeranya ibitekerezo. Hanyuma umunsi umwe turatekereza tutari kwa ahantu ko ari heza, tuhamerewe neza nko mu rugo, ariko nanone tuhasangije abandi ntabwo byaba bibi. Niho twahabanje kubaka restaurant bar. Abantu umwaka ushize muri 2020 hari huzuye, umwaka wenda kurangira, twari dufite bikomeye icyorezo cya COVID-19, ntabwo abantu bahamenye cyane, bakeya barahamenye bakajya baza bakadusura, ariko ntitwageza ku kigero twifuza kubera iyi ndwara, ikiriya cyorezo cyari cyarateye, na n'uyu munsi tugifite, ariko dushimana ko genda gikendera. Twakoze bar restaurant, dutangira kwakira abantu, ariko tugeze aho dusanga ubukerarugendo dushobora kubugeza ku buryo bwimbitse bw'umwuga, tugashaka abakozi, tukaba twahakorera ibikorwa bya bar restaurant, yego,
ariko ushaka kuza kuharuhukira urabona ukuntu ari heza umuntu ashobora kuharuhukira akaba yabona icumbi, ushaka kuhakorera inama akaba yahabona aho yicaza abantu be, ushaka gukora ubukwe akabona aho yakwakirira imbaga y'abantu batashye ubukwe, kandi n'ibikenewe byose bikaba birahari. Niho twahereye tugira igitekerezo cyo kwakira abantu, kubaka hangara, kubaka amacumbi cyane cyane, ariko tuhafitiye andi maporoje menshi atarajya mu bikorwa ariko ataraya kera azakurikira iyi tugezeho, cyane cyane kudevelopa siporo yo mu mazi dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa bari muri izo domene, ibintu byo kurushanwa kuri beach volley. Urabona ko dufite n'ikibuga cyiza cya volley, tuzagenda twongeramo uko iminsi igenda yigirayo. Turateganya kuhakorera ibirori bikomeye, amafestival. Umwaka utaha dushobora gukora amafestival nk'abiri atatu, imiziki itandukanye, dushobora gutumira abahanzi mu rwego rwabo, baba abaririmbyi, baba abakora imideri, baba tuzakorera ibikorwa byinshi bituma abantu bahamenya kurushaho kandi bakahamenya neza ku buryo uhageze rimwe yifuza no kuhagaruka. Okay. Uwera, hano kuri Muhazi Flowers Beach nta bindi bikorwa muturanye nabyo mukorana wenda bya hafi? Ibikorwa duturanye nabyo hano muri Gatsibo nta handi hantu h'ubukerarugendo hahari hameze nk'ahangaha, naho nta handi hantu hafi y'amazi hari ibikorwa by'ubukerarugendo, ariko iyo wambutse amazi ukagera kuri side yo hakurya Rwamagana hari ibindi bikorwa hirya no hino. Hari n'ikibuga cya golf, nibaza ko mu Rwanda hari ibibuga bibiri bya golf, Nyarutarama n'ahangaha iwacu ni kuri side ya Rwamagana, ariko si kure. Hari abavayo baza ahangaha nk'uko natwe hari abo tuvana ahangaha tubajyanayo. Ibyo bikorwa nibyo duturanye. Abandi bantu bakora ubukerarugendo nabo bari hirya ku rundi ruhande rwa Rwamagana. Kuki mwahise Muhazi Flowers Beach? Twahise Muhazi Flowers Beach, igitekerezo cyavuye ku ruganda duturanye, sinarwita uruganda ariko naho bahinga indabyo, hitwa Bella Flowers. Batunganya indabo se? Batunganya indabo, barazihinga bakazitunganya bakanazohereza no mu mahanga. Iryo zina rero Flowers ni ziriya twavugaga, bahinga indabo z'amaroza. Dusanga ni izina ryiza, turavuga ati ni Muhazi Flowers Beach, ururabo ni ikintu cyiza, hano ni heza, duhitiranya n'indabyo. Igitekerezo naho cyaturutse. Uwera, aha hantu kuva dutangira bambwira ko hari amateka ya kera kandi azwi, uturere dufite amazina yihariye, wowe uhatuye uhakorera ndakeka yuko wayaturusha ukatubwira ayo mazina n'utu turere dusagasiye Muhazi, dusagasiye kandi na Muhazi Flowers Beach. Karirima rero nk'uko twabivuze mbere, aha turi ni muri Gatsibo, tugatandukanywa na Rwamagana na Muhazi, ariko imisozi y'inahangaha ifite amazina meza cyane, amenshi agendeye ku mateka. Hakurya hitwa ku murambi w'inyambo. Umurambi w'inyambo. Uyu musozi tureba hirya aha witwa Gakoni k'abakobwa. Niko njya numva mu ndirimbo zimwe na zimwe. Ni agakoni k'abakobwa, si mu ndirimbo gusa no mu bisigo nk'ibyo. Aha hirya aha undi musozi witwa Igashya. Hanyuma aho mwambukiye muza hitwa Ikavumu. Yego. Aho nakubwiraga hari ikibuga cya golf hitwa Igati. Hanyuma tukagira naho Intete. Ni ahantu heza cyane, hagiye hafite amazina wumva ameze nk'ibibyiniriro. Amazina umuntu ajya yumva nk'uko bivuze mu bisigo, mu migani, mu ndirimbo,
none umuntu arayiboneye ni amahirwe reka yuko n'abandi bazabasha kuza ahangaha ari muri bimwe mu bishobora gukurura abantu kuko buri karere buri musozi ndumva ufite umwihariko ku bijyanye n'amateka. Uwera Béatrice nagira ngo ngushimire mbivanye ku mutima ukuntu mwatwakiriye, nicyo kintu cya mbere nakubwira yuko turanezerewe, twisanze nko mu rugo, umwuka mwiza, abantu beza, urugwiro. Nibyo nshaka kuvuga nti bantu tubana mu mahanga hirya no hino muri diaspora, ahangaha rwose ni ahantu mushobora kuza mukaruhukira, mukumva muri iwanyu. Naha ndangirije ngira nti murakoze, ijambo murakoze urumva icyo rivuga. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho ubutaha. Murakoze cyane kandi namwe Imana ibarinde muzanagaruke. Murakoze cyane.